Boss na Big Boss bapfana iki? urumva ko hari amazina amwe ni Boss Big Boss byose ni sirenge zimwe kabisa. Niwe mukuru Boss ni Boss gatoya ni no Big Boss Big Dira Boss munini. Keza namubwiye atagume muri ibyo bibazo namugira inama. Hari n'umwe twaje kwa Boss twasanze atariyo ngo inama yagiyemo. Boss yamuhoza yamarira. niyo nama umujyi ati Boss yamuhoza yamarira. Tuzi bya Boss na Keza ntabwo byabaye byiza mu bishoboka byose. Keza Boss yigeze mwiza kuri wowe? Nta nubwo yabaye mubi. Icyemezo wafashe nicyo cyo gutandukana gura munyakanada azakwica. Mwembwero uramugore afite amafaranga yazakwica. Ahubwo nuvuga ngo ahubwo ngiye ndi kumva wagera mu rugo ugahita ufata n'ibintu byawe. Ngahita ngenda se ugahita ujya kwa Boss singu nuko tamusanze uretse mbaze nkubwire ni kwa Boss aho se Boss kuri kumuzana cyane ariko nuzakumara agahinda kuri kunkingira Boss cyangwa biganiriye kugira ngo inama yose ngiye. Oya niba utamwemeye nanjye nagufasha. Ukamfasha iki? Nese Boss niba utamushaka ubwira neza ngiye ngwereka uranyine udukora ikizi. Ibyo ngibyo nyinza ibyo ngiye ntago ndatekereza kuvuga ngo ngiye kubana nandi. Ibyo ndabitekereza namaje gutandukana na Yaka. Keza kuko nta mugabo wanyura kuko ndacyari muri stress z'urugo. Keza wavuze ngo ngenda ngo barayizinze. Keza aratwite. Nawe uri umuntu mukuru niba mvuze gutyo uri kumva icyo nashatse kuvuga. Uri kumva nibi nari mari ikabitagaragara urumva ko hari ikibazo. Wajya ngo yarayonze. Barayiyengesha ntabwo bizi se. Barayiyengesha ntiva. Ndakujyana ku mupfumu ariko wadanje. Barayigira ntiva hiri. Umva ndakujyana ku mupfumu urenze. Azahita yisubizamo. Hari uca umugore nyuma ariko ntubimwereke. Cyangwa tukavuga ati uriya mugore wa mugore wanjye uriya mukobwa ndamukunda niwe wenyine twa tubyamana nawe gusa. Icyo kintu wakihanganye ko we ahera ku murongo. Muri dobandi hose akamanuka nta muntu abaciritse bose. No sina abantu badanje bose ngo ni umukobwa mwiza mu nzererezi muri mayibobo. Mwabonye ibyo nababwiraga bura nago nsho umuntu ninjye gwara by'ibiki. abo bamureka kutigwara uhinduke uhinduke ube mubi. Shakaga none nawe simu nawe kwanga nage sinakwemera ariko fatira aha azene nagusiga ivuta gusiga ikica noneho gira kubita nagaswa. Ibihe byiza we udukurikiye ku Mutako TV nizere ko umeze neza. Ni ceke from Mutako TV. Ni wa musore waje kuvumbura, ni wa musore w'umutananirwa naje gusenya inkuta azanze gusenya ko iyo mvuze gutyo mpita nkwereka ibyihishe nkabigaragaza muri rusange. Ubu ngubu tuvuye mu kazi mu gihe turimo turatagita twumva umuntu adomaga tubwira ati nanone nkuko bisanzwe n'umunyamakuru nyine wacu bo hari umwe mu bapaparazi beza bacu ari muri za karitsiye nyine reka wenda mbivuge ni umukozi ukora Boss atubwiye ko kuri ubu ngubu Keza ngo ari kwa Boss muramuzi ni handi inzu twagiye fatiramo Yaka yagiye gusambana na The Queen n'ibikini byinshi twagiye tubagezaho. Kuri ubu ngubu rero ngo Keza noneho niwe wahaje ngari kumwe n'uwo bita ngo Big Boss. Big Boss muramuzi akina muri filimi ubutumwa bugufi abari kumwe n'abakinnyi muri sonye bagiye batandukanye muri zino filimi. Rero bibaye ngombwa ko mbaza nkicara nkatuza ngatekereza uburyo nza kugenda. Keza we ni shitani murabizi ko si shitani mu buzima busanzwe ko n'umuntu urakara n'umuntu ugira kode ariko Big Boss we kubo ubunini bwe nane kintu yankora. Cameraman ka tugende twicaremo hano turako bimeze muri rusange. Noneho Keza niwe wakinye mu mugabo we ubundi yakamwana niwe muntu twagaga buri gihe murabyibuka mu biganiro twagiye tubagezaho nuko
Keza yafashe ubwa mbere, yafashe The Queen ari kumwe na Yaka. Ubwa kabiri nanone afata n'undi mukobwa nawe ukina mu butumwa bugufi, ariko abantu baribaza ngo bari abakobwa babukira mu butumwa bugufi kuki bakunda ibyo kuza kwa kabosi bajya mu bintu by'ubusambanyi, usanga bari kumwe na Yaka mwana ngo binyesebura. Dufite amakuru nanone kwa Kamwana ejo mundi yatangaje kajya kwisubirira mu nkambi, situzi impamvu. Big Boss nawe no bakina muri filime Niba umugabo munini cyane ufite inda cyane muramuzi, twagiyeyo kugira ngo turebe uko bimeze, ariko ahantu tujya tuza ahantu nimba hasengewe nimba ari ahantu h'umuvumo sinzi ko bigenda ninjira, ariko turacyakonje kubabwira ngo pyonda iryo bara ritukura, subscribe, like, share ndetse na comment. Mwana duhagaze nashatse gusimbukana ariko harananiye, ariko no munsi ikintu nahakundi ntago bajya muri kamera hejuru, turebe ntago nabonye kuntu nakinjiramo muri rusange. Aha turi mwana iyo mpenye none mu kazi mba ko nkunda kwinjira ntarutse, ariko no munsi ntago biza kunyorohera, ariko hano ntago bajya bakunda gufunga. Umukozi wa kabosi numamagaye buramuhita muvuga ati ntufunge, ariko reka tujye mwana Keza gira amahane ko twinjiye mu genda gake mwana batazadukura mu ijisho nk'uko bimeze. Muri rusange turacyahagaze ku muryango turimo turabona Keza, nimo ndamubona ko ntabwo muri kahariya uriya mutipe yatubonye, reka nzamuke ahubwo ntabone kamera. Nk'ibisanzwe rero nuko tuza twamaje kubona Keza arahari, baricaye gusa bisanzwe, cya kigabo kinini kiri kuri telefone. Keza wa Yaka, Keza wa Yaka, amahoro Keza, amahoro Keza, boss ariko nawe ndebera ubuse nk'ahantu hageze ute wabizi se kare abashyitsi ko ntabiteguye bite wa mugabo munini aya mu gihe hari mwonye wambaye arambaye gusa ndambona ngo munini ngira ngo nta mupira ajyaga agira ararya, ntago uri kubibona ko bakunzi bacu no kutuje. Keza yemeza bite se? ni sawa, nari bituraho ninjye nk'umugenzi wihitiraga muri make, nuko uzutunguranye nka Yesu. ese kuri hano shandi hano nyine naje gusura n'umuvandimwe, twaje ngo tugire ikintu tuganira, numva nshaka kumuganiriza nyine tubiraho bandi baje gusura. Hari inama ndimo nimugira, niyo musaza ndi kumugira nk'umuntu w'umuvandimwe nyine ko yabikubwiye, niyo twari turimo, ariko nta butumire bwanyu buhari pe. Ariko hano ntago ari iwawe ngo turi mu nama z'urugo z'umuryango wa Keza. Ese mwe muyebe ko Keza atamera neza n'umugabo we? Bari kumugira inama muri hahandi bajya baza yakajyaga aza kubagira abakobwa, iyo mvuze kubaga no kwinyesebura. Kwinyesebura Kaka boss kabisa. Boss na Big Boss bapfana iki? Urumva ko hari amazina amwe ni Kaboss, Big Boss, byose ni sirenge zimwe kabisa. Niwe mukuru Kaboss ni Kaboss gatoya, ni no Big Boss, Big Dira, boss munini. Keza no munsi ko namuhane wazanye ko narinze kuri bungurukane umukozi wa hano nzamugurira. Ntago rega ntago mpora mfite amahane nyaterwa n'abantu. Ubu ni ngenda umunyamahoro, ariko amahane nyaterwa n'abantu, ariko ubundi uyu munsi nta stress, nimereye neza, ahubwo icara kumbona uhagaze. Ikintu cyakwa ndahita nicara, umukozi wa hano nzamugurira ka bitwaye iki se? Abandabuye neza cyane, tuganire se? Nta kibazo twaganiraho gato. Kadutera agatebe cameraman kadusetinge, nuze gukupa hasi hose urahafata uri hamwe kanicarane n'uriya muntu munini cyane. Ururura byose Big Boss. Ni umuteguro nyine ubura aha ngaha. Ni umutego kugira ngo utwibutse ibintu byinshi ururabo tu. Keza amakuru y'imizi? Amakuru ni meza turaho.
biragenda gake gake. warabyibushye none wabaye mwiza byatari wambaye neza urakoze cyane. se umugabo uno mugabo azakubasha amfashe se tuzarwana utangiye kubijyana uko bitari. uretse gato nyine ifite amakuru BiG Boss uzamubasha hari intambara se tuzakorana njye nawe azambasha ate ya ntambara y'amahoro yo mu cyumba ariko wowe no mu cyumba mupfiki ese mu cyumba bararwana barwara mu mahoro mu cyumba baba intambara ko mu cyumba habera ibintu by'amahoro gusa umutekano none bazanga zanco nyine bazarwana kuko hari intambara y'amahoro n'umutuzo n'ibyishimo iyi ntambara y'amahoro tuzayirwana iyo tuzayirwana cyo nkono yes bakunzi b'Umutako TV nizeye ko mumeze neza cyane turi kumwe na Keza turi kumwe na BiG Boss menya amakuru nyine vuba mitanirukanga vuba kugira ngo Keza nena namuza mbwiye na byinshi bigiye bitandukanye Keza wambwira icyakuzanye hano no kuvuga ngo ikintu cyane ubeshya badukurikira bizi ko ngiye numbeshye ndabishyira hanze rago ndi kubeshya zamara mikoro gato impamvu naje hano mfite iwanjye hahora ibibazo nabaye umunyabibazo ibibazo bihora iwanjye ariko nyine kugira ngo ikibazo gikire cyangwa se ibibazo bigabanuke no kubisangiza abantu hari abakugira inama hari abakubwira ati bigenze gutya ariko iyo byihereranye biba bibi cyane kurushaho ariko iyo uvuze uti reka mbiganiriza abavandimwe muri wowe hari ikintu wunguka kandi bikanakoroheza mu buryo ubifatamo. Ibibazo ufite ni ibihe Keza? Ibibazo mfite rero ni ibisanzwe n'ibyo umuntu umwe uneza ibibazo ni ibya Yaka kwikosora amakosa akora kuyakosora byaranze nkaba rero mba naje kugisha inama bushize BiG Boss na Ka Boss bangiriye inama none ariko bari kumwe ari babiri none uyu munsi navuze ntireka nongere nze ngisha inama BiG Boss none ari wenyine ambwire igitekerezo afite umwanzuro yama kuko ngewe ndi sigaye numva nananiwe hagati yanjye na Yaka kuryo nagezeho mvuga nti noneho bishobotse natandukana nawe agakomeza nani ngakomeza ugezaho wumva ko mwatandukana nyine niho ngeze ariko ntago nahita mbitekereza ngo mpite mvuga ngo ndabikoze oya burya umutumwe wigira inama yo gusara navuze ati kambanze ngisha inama abavandimwe none inama ngenda nkora mu bantu mu bafana ngisha inama n'abantu nawe wangira inama nzashungura mvuge nti ikintu cyo nkuriye gukora kuki wahisemo BiG Boss ko nere bakugira inama wenda utaha ubwashize yakugira inama ari kumwe n'umugabo wawe hari ibyo wumvishe biciyemo hari bitaraciyemo ese kuki wavuze ati reka mvaho ndi mu rugo rwanjye ngiye kwa Ka Boss muri na BiG Boss kandi ahangaha uzi ko hadafite izina ryiza ese ni hawe uko hari ibintu byawe bikuze cyangwa kuba tuje ari gukihagera tugasanga wenda namwe mukicere bakubika hari ikibyishe nyuma ubu mugabo barabizi BiG Boss yes hari ikintu ushaka kukubaza nk'umuntu mukunda bizi kunduta ni ikosa kwicarana n'umugore w'umugabo adahari urabyemana ubyemana oya nta ikosa ribamo umugore nese ugomba kwicara n'umugore w'umugabo ariko umugabo nawe ahare yego ubwo se kujya wabona umugore kwiyambaza ahubwo ati ndagukeneye hari icyo ndi kubura hari icyo kitari kunyura uko wibaza n'umugabo kandi umugabo tumvikana aho ngaho nshobora kwibaza ndagukeneye kandi umugabo we batumvikana ibyo wenda birashoboka none se agukire mu rwego wabaye pare we uri musaza we uri iki kuri n'umuvandimwe buretse gato wabaye pare we uri Keza n'umushiki wawe uri iki cye yagukeneye gute kwitabaje we dusangiza manza wumve burya buri wese agiraga inshuti abwira amabanga yose ngira undi ya nshuti itamena ibanga ahubwo Keza yarabimenye avuga ati BiG Boss ushobora kumuganyira yasanga ibibazo binako ari ibibazo bikaze cyane akanja ngerega umva amaze gusobanurira Keza namubwiye atagume muri ibyo bibazo namugira inama hari no mu twaje kwa Ka Boss twasanze atariyo ngo inama yagiyemo Ka Boss yamuhoza yamarira niyo nama umujyi ati Ka Boss yamuhoza yamarira tuzi bya Ka Boss na Keza ntabwo byabaye byiza mu bishoboka byose Keza Ka Boss igeze mwiza kuri wowe nta nubwo yabaye mubi
icya mbere bagufashe muri kumwe ako ntacyo twakoze uretse gatoya umugabo yagufashe muri kumwe yegohoye icya kabiri twavumbuye urabyuka twe turi kumwe The Queen ari kumwe na Yaka yari ari kwa ka boss turongera tumusangana n'abandi urabyizi ibintu byagiye bikubaho umuntu ushobora guha igitanda cyangwa uburiri umugabo wawe ukasamaniraho uwo muntu yaba mwiza kuri wowe subiza utambeke gira icyo cyo ku ruhande ni ukuvuga ngo biriya byo kuvuga ngo atizga Yaka inzu kugira ngo asambane n'andi bakobwa we ubwe naramwibarije ambwira ko atari byo ngo ntawamufashe kandi njyewe ntago nkunda ikintu cyabaye ntahari nyine wenda ndavuga tuki niba ari byo wenda ntibizongere ko yarambwiye ati ntago ari byo no kugira ngo banteranye nawe baguteranye n'umugabo wawe njye nemeye ukuri ko yambwiye kandi na ka boss nawe ko namubonye uko muzi ni inshuti yanjye ni inshuti ya famille ntago yamimukira ngo ashaka kunsenyera ibyo rero byararangiye ubu ka boss ni inshuti yanjye bisanzwe ko big boss nawe ari inshuti ya famille nta beef mfitanye na ka boss nawe araho nawe namugisha n'inama uretse ko twanaganiriye ibyo byari bya mbere byararangiye uretse ko atari nayo mpamvu urugo rwacu nyine rudahagaze neza impamvu zo ni nyinshi ntabwo nahere kuri za ka boss habaho kuba umugabo watanyurwa nawe tubiziranyeho tunamufatiye agere ko nawe mukobwa nawe mukirana mu butumwa bugufi wasanze yakafite na prudence arabibonye arangusaba n'imbabazi aho ngaho uvuze ko wenda ngo nta kibi wabufatiyemo wabubeshye kuko niba umuntu afite prudence big boss umugore wawe agufata n'undi mugore sibyo usumubwa bwati shere nanjye kubikora nari naguze na prudence nanjye kwikingira urumva nta cyabo mufatiyemo icyo ngiki no kudasanzwe ahubwo ngende kumva uriya muntu watekereje prudence ahubwo ari umugabo ngende kuba nta cyakirimo kuko imashini iba yegutse nuvuga ngo aho umugabo agiriye icyaka niho agomba kunywera amazi niba ugeze mu nzu ukagira icyaka si ngombwa usubira kunywa amazi yawe wasize mu gipangu yanywera aho ngaho ugeze ubwo niba ufashe agakingi akantu kugira ngo yanywe neza nta cyaha kirimo icyo nkunda big boss uri mu ngubu buriya mu kanya by'uko byagiye kugenda no wenda mpubutse nkaza nirukanse urumva ko nagusanga arimo kwinywera amazi muri rusange okay Keza inama waruje kugisha big boss ndagira ngo tugere duherekanya mikoro uyimubwira abantu bumva nimba atari amagambo ariko ngiye rumazi mfite nayo ndaza ko yongere yo mfite tubwire inama waruje kumugira nka kugira inama mukunda mu mikoro yanjye bose babyumva tumba ni ibindi bintu oya reka mbibabwira uko bimeze muravuga nawe niwe ngiye kumushyinama niwe ngiye turimo turaganira uko hagati yanyu byinshi byetandukanye turabisokoje uko byogoshe ni ukuvuga ngo big boss rero urabizi maze iminsi nkuvugisha nkubwira ikibazo mfite mu rugo iwanjye urambwira nzashaka umwanya duhurira ahantu tuganire umbwire nyine ungira inama ya nyayo none ku buryo mpaguruka mvuga nti mfashe no mwanzuro uko nanze kwigira inama ngiye ubwanjye ntagishije abantu inama kuko ni bibi cyane kugira ngo ufate umwanzuro kugira ngo utandukane n'umuntu ni ikintu ugomba kuganiriza abantu bakavuga ati bikore cyangwa se ntubikore yego ikintu cyanzanye rero nagira ngo byinshi urabizi ntago ndi busubire ndabizi byose Yaka yarananiye akunda abagore cyane mu rwego rwo hejuru kandi nanjye mazije kunanirwa gukomeza kwinginga umuntu musaba imbabazi mukurikirana ntuzinginge kwiruka inyuma y'umugabo kandi atari imbwa ataruhinja ngenda mpiga nta Yaka wamboneye ninde unyuze aha ni Yaka ni ibintu byambabaje kandi binambangamiye rero ku bwanjye nk'umuntu mukuru nk'umuntu washatse imbere yanjye nagira ngo ngire inama kuko ku bwanjye numvaga nshaka gutandukana nawe ariko nanze kwita mpubuka mvuga ngo tugiye gutandukana ntaragisha abantu bakuze inama kugira ngo numve koko ikintu ngiye gukora ari icyanyacyo kuko guhinduka ko byaranze nagiye mu banyamasengesho baradusengera pasiteri aza mu rugo adusengera byaranze ubwo kereka nimba hasigaye kujya mu bapfumu kandi sinabikora oya ni ukuvuga ngo rero nanje ngo umbwire uti abapfumu na pasiteri banganya imbaraga ahubwo ni ukuvuga ngo uri kumva icyemezo wafashe nicyo cyo gutandukana uriya munyakanada azakwica mwembwira uriya mugore afite amafaranga yazakwica ahubwo ni ukuvuga ngo
ahubwo ngiye ndi kumva wagera mu rugo ugahita ufata n'ibintu byawe ngahita ngenda se ugahita ujya kwa kabosi nuko utamusanzeyo uretse mbaze nkubwire ni kwa kabosi aho se kabosi kuri kumuzana cyane ariko ntuzakumara agahinda kuri kunkingira kabosi cyangwa mwabiganiriye kugira ngo iyi nama yose ngiye oya niba utamwemeye nanjye nagufasha ukamfasha iki nyine nuvuga ngo icyambere reka rwose Yaka icyo cyo ndacemera nanjye niwo mwanzuro nari mfite ariko kumbwira ngo mure kujye kwa kabosi nese kabosi niba utamushaka mbwira neza njye nkwereke uranyire udukurikize mbese inama kugira ngo umbwire niba gutandukana Yaka ari byiza ari byo nahitamo ukambwira ngo ngwino ako bihite uyu munsi wararazanye imyenda ahubwo uvuze uriya mugore uranyibutsa ashobora kuba uriya mugore ari wowe wanzingiye inda yawe yarazingamye shabyibore ariko abagore urabazi uriya mugore ngo uvuye muri Canada ubu urashaka kumbwira ko ntabyara yaragezemo se ariko we mbabarira ikintu gitumye mvuga ngo ngiye gutandukana na Yaka yasanze utabyara ntagirane utabyara igihe muranye n'ikirekire uri ufite inda ndakubwira ntiwasanga baranzinze nese ntabwo uzi yuko ubundi abagore niba yakuzinze rero nakujyana mu bapfumu oya ntabwo najya mu bapfumu bayizingura oya ntabwo ibyo nzabikora ariko namajije gutandukana nawe bari abagore mbare none umubyara watandukanye uzabagore yani nzamurebe nange niyo waza namweme nakorera ko kabosi azamweme ariko nawe ufite indimi nyinshi niba uranshaka se kabosi yarakubwiye ati niyo wabyaririwe umwana yarabyemeye ariko ntabwo kabosi nta mishyikirano myinshi ntabwo birahita binzamo kuko ngiye mu gihe ntaratandukana nawe mvuga ngo yagiye uko nanjye nagiye ukwanjye ntabwo ndafata indesi Yaka ntaho nzi wakamenye sinabanyuza bari kwiryohereza se ntabwo nzi ahari nta nubwo ubu hakinshishikaje no kuhamenya ikintu nshaka ni kimwe ni uko igihe kigomba kugera njye nkavuga nti murekeze ba bagore be bazicana ukwabo nanjye mva nzabona umugabo kandi mwiza kandi uzamuza amarira ushaka umugabo umeze ute ibyo wibimbaza uko azaba ameze kose ariko anshimisha ku giti cyanjye nese kabosi ntiyagushimisha ako se kabosi wamumize oya ariko mva nkubwire njye nakugiye inama kenshi noneho ngo ubeho nabi urumva ngo nabi kabosi yakugira akamaro ibyo ngibyo nyinza ibyo njye ntabwo ndatekereza kuvuga ngo ngiye kubana nandi ibyo ndabitekereza namaje gutandukana na Yaka Keza kuko nta mugabo wanyura kuko ndacyari muri stress z'urugo Keza waje kugisha inama ariko izi nama barimo barakugira urumva zikunogeye inama ari kungira niyo ariko akazana ngo kabosi nyine yakubwira ngo inama yo kukubwira ngo tandukana n'umuntu mwashakanye mwashimishije ababakurikiye mwakoze ubukwe bwiza mwanyuze muri byinshi bitandukanye umuntu ukubwira ngo senya umuntu bamwumva cyangwa wakumva undi kuvuga ati ihangane komeza oya yo gusenya urugo rwubatse urwacu rero rwisenye mbere nyine rurubatse ariko rwubakiye hehe ubu ntabwo ubana n'umugabo wawe hari ikintu muvuze ngo ubu ngubu ngo ari hehe ubu ngubu ugenda munyuzeho arimo bararyoshya na wa munyakanada we urumva ariko Yaka nimba adakunda abagore akunda amafaranga uriya kwiciranya amafaranga kurikiranya amafaranga kandi Keza nta mafaranga afite Keza afite ubwiza ko nta mafaranga umukene nawe ugiye kunsuzugura nta mafaranga mfite wenda uriya mukobwa ariko nanjye si ndi umukene ntabwo ndi umukene nta nubwo ndi inzererezi nyine munganya amafaranga n'uriya munyakanada ntabwo mbizi kuko nteye ntabwo agiye kuzamutwara ubundi afite gahunda yo kumutwara akorera rutema ikirere Rwanda yagera hejuru arenze icyorongi akavuga ngo bayi Keza yarabimbwe narasetse urumva ko ikibazo cyaka yavuye ku mafaranga nako yavuye gukunda ijipo niko navuga asigaye yikona amafaranga Keza ko hari amakuru dufite ko Yaka yaba agiye ngo kwisubira mu nkambi kuko stress n'ibibazo arimo arajya ati mfite ibibazo byo gusubira mu nkambi aho narindi ibibazo byo birahari ibibazo byo birahari kandi ikibazo cya mbere niwe narabimubwiye iki bibazo nta handi bituruka niwe akemuye ikibazo afitewe n'ibindi byose byakemuka urumva ko ushaka gutandukana kugira ngo ugire amahoro ni nawe rero niba ashaka kujya mu nkambi nagenda ubundi se arariwe kangahe ubu ntago sinzamujya kumushakayo rwose ariyo mpamvu waje hano ushaka waje kwiteza ikinya bagahita bavuga uko baza kugisha inama ko izi nama ntago ari inama teza ikinya
BiG Boss azamubwira ati akazi rwose oya uyu mwana nta muntu wamfusha ubusa namugira inama nyine imugera no ku mutima BiG Boss najimije mikoro yanjye ubu koko aravugisha inama cyangwa mujye kwinyisa kuri cya gitanda kirimo arahiri nta muntu kumara yishimye oya ntabwo ntabwo twaturi kwinyesebura ahubwo yarindi kumugira inama pe kumugira inama ni inama gusa ko ntabwo agomba umwana w'umukobwa umeze ucya ukiri mutoya inda barayizinze arara mu kitanda wenyine yigaragura imbaraga zazimurya si ngombwa kugira ngo akomeze ababare ngo Yaka nawe yibereye mu bandi bagore. Keza wavuze ngo ngenda ngo barayizinze Keza aratwite nawe urumuri umukuru niba mvuze gutyo uri kumva icyo nashatse kuvuga uri kumva niba inarima ariko ikaba itagaragara urumva ko hari ikibazo wagira ngo yarayonze barayiyengesha ntabwo bizi se barayiyengesha ntiva ndakujyana ku mupfumu ariko wadanje barayigira ntiva hiri umva ndakujyana ku mupfumu urenze azahita yisubizamo oya kuba mirima ariko ntabwo iva hiri nyine azahita ayishyiramo iku iyo twite hitamo ariko yara kwa pasiteri ariko yara ku mupfumu kujyane kwa Gitwaza kujyane ku mupfumu kujyane mu masengesho cyangwa ujya mu bapfumu kujyane kwa Gitwaza yisengere nanga kujyane mu bapfumu abapfumu ntago mbemera Gitwaza nawe yayisengere kabaho ariko apana mu bapfumu urumva arabyonyine mfite impamvu nge nyinshi zatuma ntandukana nawe aho kugira ngo anteze inzererezi zindogere umwana gusa ndi arinze kumfira mu nda cyangwa se nanjye nkapfa sinjye wowe wisize ngo niziritse ku mugabo bagabo bari hano hanze nabura umugabo njyewe imvura iraguye uranaranda muri harimo ibitanda byinshi bamugana imvura iraguye imvura imirago biraza kugenda turarara ndaraye ararara Keza ararara umuraza mu cyumba tuba mu kigo cy'abashyitsi tubwire badukurikiye ko tugeze ku isaa 12:00 Keza kandi ibigagatako reka umugabo ari mu kabyinira ahantu arimo araryoshya ahantu pembe nargisa ari kurya yanyuma Keza mfite amakuru n'umazi ko ngo umugabo agusaba ukamwima ukamwima ariyo mpamvu abwo atekanya gushigurika ahandi mbona amafaranga mbone n'ibyo hasi ariko reka ngo yasangiza baradukurikiye mbona amafaranga mbone n'ibyo hasi reka mbibigana dukurikiye waba waravuye ngiye gushaka umugabo yakubwira ngo mu rwubaka ukabyanga nese ubwo waraje gukora iki ahubwo giye Keza yaramwe ngo umugabo ariburaga Keza yaramwe ngo umugabo we yatashe ngo ntakigenda cy'Abanyarwanda hejuru urano ngo mukabaka bivuze ko yibura kubera iki bigaragara ko nta karero yaba yararozwe ariko nta mugabo ntabwo pego bwaragiye BiG Boss bishaka kuba induru zihora zivuga ariko wenda umugabo atabasha wenda gukora akazi k'urugo rwe kandi umugore n'agafuhira umugabo kubera ko amukunda ugize ko yamwaganita buri gitondo yaje gushaka ibiryo nangaje gushaka nawe urabyumva none yabibuze ariko ibyo ntago ibyo ngibyo narabyihanganiye sibyo ibyo ngibyo narabyihanganiye ntabwo byize binshine ngo mvuge ngo ndivumbuye narihanganye ndavuga noke hari igihe ushaka umuntu ugasanga ari zo mbaraga ze abantu bitesha abagore uyu na Cristiano yamurongora turi kwimana niba ubona Keza ari mwiza hose ni mwiza ushaka unamukora umugabo Yaka ndamuzi Keza wahagurutse tukareba ubwire ko ndeba arimo kureba ku matako yawe wahagurutse tukareba yahaguruka ndacyari umugore w'umugabo ntabwo ndawe umukobwa umugore mwiza tuzi ko uri umugore w'umugabo ariko ugomba guhaguruka bakanakureba kameramani gendana nanjye ntabwo mpaguruka wabyihanganye nudahaguruka turaterura kamera yacu ibyo tubyihorere kameramani nyemerera uhagurutse kamera yacu uyimanure turebe Keza namwe murashoboye yakushaka ko mukinyuma ahubwo muri sekere yawe ntabwo njye mbikora mu buzima bigaragara ko aho kugira ngo mbikore njyewe navuga nti urugo rurananiye kandi ntabwo ari njye urugo runaniye niwe runaniye kugira ngo dutandukane cyangwa se intekereze ibi byose ni ukubera we namubwiye ntihinduka niba ari ukunca inyuma basi ushaka umukobwa umwe basi hari uca umugore inyuma ariko ntubimwereke cyangwa tukavuga ati uriya mugore wa mugore wanjye uriya mukobwa ndamukunda niwe wenyine tubyamana nawe gusa icyo kintu wakihanganye ko we ahera ku murongo muri dobandi
hose akamanuka nta muntu abaciritse bose noneho n'abantu badanje bose ngo ni umukobwa mwiza mu nzererezi muri mayibobo buriya ntabwo ushobora gushiduka yakuzanira bya birwara bya mpuzabitsina mu bintu bimbabaze nibyo bibamo kuko ushaka kujya kumva unarwaye bya birwara ntazi aho yabivanye sazi aho yamuteye ntazi no kuko kwikingira ntabizi mureke va ku giti jya ku muntu sha mwabonye ibyo nababwiraga buriya ntabwo nsho umuntu ninjye ibyo mvuga burya nagomba mbeshya birangiye ryama ture ryama neza bigaragara kimwe Yaka yaguciye inyuma yakoze byinshi nawe irari ako mbundi ujye ugenda biteza urushinge ahantu hagiye hatandukanye nawe mwibanire gutyo urushinge oya ahantu nahanga ntabwo nabandi umugore wiyubashye ni ukuvuga ngo nge ikintu nshaka gutanduka aho najya hose najya kwa kabosi najya ku kundi muntu utazwi wenda aho ngo nzafite uburenganzira bwanjye abo ngo abafana banyu bashobora kuzabanyuzamo ijisho babona ko wowe Keza wananiwe kwihangana umugabo yananiwe kwihangana bakanganya ari nta mugabo umubereye abo muzonya mujye mu rukiko mutandukane gutandukana biremewe tuzatandukana nshaka undi nawe ashaka undi ariko Big Boss kamaza kamwe urukundo n'amafaranga n'iki gikundwa cyane urukundo n'amafaranga n'iki gikundwa cyane usabonye urukundo ugira amafaranga ikintu kimwe nta mafaranga nimba se Keza afite urukundo nta mafaranga afite yagakigiye ku muntu ufite amafaranga baravuga ngo amafaranga ni byose ikirari y'amafaranga jugunya nese Big Boss kafite amafaranga noneho mvye kwa Yaka njye kwa Big Boss kuvuga ngo byose nashoboka ko Yaka nawe icyo gihe n'amafaranga ntabwo byakwemera bitemera bite bitakemera Big Boss afite amafaranga njyewe n'uvuga ngo n'ubundi gahunda mfite nshaka ko asanga kabosi njyewe nkabakemura ikibazo cy'ibiceri ariko bakabana neza kabosi nuwanga kabosi umbwire njyewe mwereke bose turashoje nk'umuntu mukuru wenda wubatse cyangwa ushobora kuba wubatswe waciye mu mugore wawe biterwa n'ingeso z'umuntu nk'ibi bintu kuri wowe turetse n'amarangamutima wumva byagakwiye kurangira gute byagakwiye kurangira iyo ngo utazi nyakatsi yinyaho niba umuntu atamenya ko umugore wari mwiza abandi bakayibonera kure muri jomeri ubwo nyine urabyumva ko inama namugira nuko yareka Yaka agasanga abamukunze ugasanga abagukunze ubwo sumura zakwiza uzizirika ku muntu atagukunda kugeza ngo bugende bite ngo wanga kunagana ukarereta wanga guki ukarereta ushobora kwanga kumuvaho bigishoboka azanagana yanzaniye bya birwara by'ibiti abo bamureka gutigwara uhinduke uhinduke ube mubi shakaga none nawe simu nawe kwanga nange sinakwemera ariko fatira aha azane nagusiga ivuta gusiga icija noneho ujya kubita nagaswe basigire message nabaha nta bintu byinshi nababwira ariko nababwira ko kugeza ubu ngubu dufite abafana benshi nge na Yaka baba badukurikirana bangira inama ati bigenze gutya bikora iki nagira ngo impamvu mbivugira hano kugira ngo bose bayimenye nagira ngo mbwire abakunzi banjye bambwire bati komeza Yaka cyangwa se mureke mbereke ko noneho nanjye ukuri kose mba nakubagaragarije ntazakora ikintu bakavuga ngo kukira bikoze wenda ngo urahubutse mu buzima bwanjye singo no gukora ikintu abantu batazi cyangwa se ari nge njyenyine ukikuriye mu mutwe nagira ngo mbabwire ko wenda nimba nakomeza kuvuga amasengesho y'Imana ariko sinzi ko guhinduka ko bizabaho impamvu kandi ndi gutekereza gutandukana nawe nayibasobanuriye ni ukunanirwa amajije kunanirwa kandi umutima wanjye urababara nanjye ndi umuntu aho kugira ngo nzakomeze niruka nyuma y'umuntu w'umugabo ukuze natandukana nawe agakomeza kwe nanjye ngakomeza kwanjye niyo mahita mfite ubu ngubu kugeza isaha ubutumwa agenera umugabo wawe ubutumwa namugenera kudukurikira cyane aho yagiye amahirwe masa n'ubundi umaze iminsi udataha utataha ntacyo bikimbwiye wagesura mu nkambi wanyu ibyo ntacyo bikimbwiye ikizima nuko n'ubundi mwanzuro mfite cya gahunda nafashe ntazahindura kandi nawe ahari ntashobora guhinduka
nubwo ndi kuvuga gutyo ntashobora kuza avuga ati basi reka nitware neza byibura ntituzatandukane ahubwo yise afatiraho nanjye rero ntakomeza kwinginga umuntu ukuze ntago ari uruhinja ninginga ni umuntu uzi ubwenge utekereza ndumva ari ibyo ngibyo nta bindi bintu narenza. Okay, Big Boss mukinana muri filimi ubutumwa bugufi, abafana banyu bo mutumwa bugufi cyangwa abafana bawe muri rusange uko ukundwa n'abantu benshi urasoza ubabwira iki? icyo zose ndasoza mbwira Yaka ati rero Yaka niyo uzaza no gusaba imbabazi Keza naga azakwemerera. Byararangiye twafashe umwanzuro aho abafana nabo batera impunga Keza bamufashe no mu bitekerezo, nta muntu uzakwizirikaho ngo nuko ufite amafaranga ngo nuko uri umusitari ngo umwicisha agahinda, byanga byakunda hari abandi bazakamumara. Ubwo rero buri wese waba ari umuntu ufite umukunzi wari mwicisha agahinda, rekura ko gukunda barahari, nta rukwetero buru rwago ati rekura ntaho kunara. Ikigaragara ko nuko Big Boss yakomeza avuga ngo kaboss cyane, ariko muri ya makuru yanyu nzakomeza gutohoza nohoze numva ibyinshi nyuma ya kaboss na Keza, kuko akomeje kubizana burya arashaka kuvuga irindi zira akagaruka kaboss. Reka ubutaha tuzagaruke tuzareba uko bimeze. Kaboss nanamubuze namuhize je nashaka kumugonda mubore ko ewa hari nzamugo. Turashoje Keza, bakoze kuduha ikiganiro nima nakene warenza. Unakoze cyane Big Boss, bakoze cyane katurwaza turaho bizarangirira. Sawa sawa murakoze. Nakoze namwe mwaremu dukurikiye mwumvishe mu byinshi n'amagambo make ariko harimo utuntu tw'udukata tuducenga ukuntu haki bigaragara Keza ari cya kimuzanya atari inama, kuko zira nama ari inama nzima wagira umuntu sanga yaraje muri za gahunda. Tubashimire mwese, subscribe, like, share ndetse na comment. Nitwa Isaka Manager kuri iki kiganiro cyo kurikira.